Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe. Iyi ni Mutima Channel, njyewe ndi Jamari nk'ibisanzwe. Njyewe ni ikiganiro nk'uko twabyemeje, Mutima Channel nk'ibisanzwe, muri abantu bacu mwese. Rero wowe utarakora subscribe uyikore nonaha, nawe kandi wamaze kuyikora turagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Ndetse nawe utarayikora igihe cyawe nawe kiragera, kandi niba wagize amahirwe yo gusangizwa ubutumwa, ni ukuri ukugume ku mutima, niba uguciye mu gutwi ngo bihugukiye mu kundi, kuko ni ijambo ry'Imana kandi ijambo rikubaka, ni ijambo ry'agakiza, ni ijambo rigomba kudusana imitima aho turi n'aho duherereye hose. Reka rero mbashimire aho muherereye hose, mu mpande zose enye z'igihugu, impande zose enye z'isi, iburasirazuba, iburengera bwaryo, ndetse mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo, hagati. Ni ukuri mwese Yesu abagire neza. Mu mujyi wa Kigali Yesu abagire neza, i Musanze ni uko nguko, i Rubavu ihagere, ndetse i Karongi hose, iburasirazuba hakurya za Nyagatare ndetse na za Muhanga hose. Ni ukuri umuntu wese udukurikiye, Uwiteka abagire neza, abahereze umugisha. Tudatinze rero, reka nze mbahereze gahunda uko ihagaze. Gahunda ni ya yindi, dutangira n'isengesho, ubundi nkababwira uko ibintu bimeze iri joro, ndetse cyangwa se abari mu gitondo, abari mu ijoro, aho muherereye hose. Reka mbasangize uko ibintu bihagaze, ubundi tugende turyoherwa na gahunda uko ziteguwe ndetse n'uko zipanzwe n'Imana. Tuzi yuko twebwe ntabwo dushobora kwipangira Uwiteka no gutangira, rero tukamutangira n'isengesho nk'uko gahunda zipanze. Turagushimiye Yesu Kristo uri Imana nyamana, tugushimiye kubwo uyu mwuka waduhaye, tugushimiye kubwo ni ukuri turiho turahumeka umwuka w'abazima, tugushimiye kuba Nyagasani twakangutse tukaba turi bazima. Ni ukuri ntabwo twumvisha inkuru ziri kuba, ntabwo twumvisha inkuru mbi. Ahari abumvisha inkuru mbi turabakomeje, abafite ibibazo nabo turabakomeje. Twinginze Nyagasani ngo usange buri muntu wese uduteze amatwi, buri muntu wese Nyagasani ushishikajwe no kumva ijambo ryawe. Ni ukuri ubane nawe kandi umwagurire amarembo, umuhe guhaha aronke. Kandi rubana natwe, utuyobore, duhereze kuvuga ibyanditswe, ntidutambikire, duhereze kuyoborwa nawe, umwuka wawe abane natwe. Turagushimiye ngo nitubashe kubona bigenze neza, tujoshe izina ryawe. Aho reka byose bigende neza nk'uko wabipanze, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Abatindi rero ni ya gahunda nguko imeze. Ubu ngubu bazaniye ubutumwa bukomeye cyane, aho iyi nsanganyamatsiko igira iti ibibi n'imiruho byo muri ubu bugingo, cyangwa se ibibi n'imiruho byo muri ubu buzima tubayeho kuri iyi si. Ni ukuri iyi si iraturembeje, iyi si irimo amage, irimo amakuba menshi cyane. Aha rero bazaniye umutwe w'amagambo ugira ngo ibibi n'imiruho byo muri ubu bugingo. Ubugingo rero, ubuzima turi kuri iyi si ni ubuzima bugoye, buruhije cyane, ariko turaza kuza gusobanukirwa neza aho ibintu biba bimeze. Hari ababayeho bitugoye, ariko bigaterwa n'abandi bantu badashaka ko tubaho neza, bigaterwa n'akarengane rimwe na rimwe tugenda duhura nako, aho twirirwa se, aho dukorera, cyangwa se mu buzima bwa buri munsi. Abantu bararenganwa, abandi bagacirwaho iteka. Ni ukuri si ku bwanyu, ahubwo ni ku bwa muntu, kuko wa muntu nyine yaremanywe icyaha, kandi ntabwo byoroshye na gato. Mu masomo y'ubushize twabonye yuko umutima umuntu aremanwe ibibi ndetse n'ibyiza. Rero ibyo bibi iyo bakurenganije, ubwo muntu nyine ubwo ikibi kimurimo, kuko nawe wowe ubwawe urimo urarenganwa. Nawe burya ntabwo wera de, ntabwo uri shasha, no mu mutima wawe nawe hashobora kuba harimo akantu k'akabazo, kandi niko turemwe. Gusa akarengane ni kabi cyane, ntuzifuze kurenganya umuntu. Reka sinzifuze kugira uwo narenganya. Nawe aho uri hose haranira ngo aho uri hose hazajya harangwa amahoro, kandi icyo wifuza kugirirwa ari nacyo nawe wakwifuriza mugenzi wawe. Ubwo rero aya magambo n'abatindiye turayasanga mu gitabo cy'umubwiriza, ni muri Bibiliya,
umubwiriza igice cya kane cyose tugiye kugisoma tukirambuye vuba tuguruka kugira ngo ibintu byose bigende neza nk'uko nyagasani yaguteguriye. Natinze rero batubwiye yuko ngo ibibi n'imiruho byo muri ubu bugingo tubayemo. Rero reka nze mbasomere noneho tugende twungurana ibitekerezo. Hagati aho ngaho mbifurije kugubwa neza aho muherereye hose. Wowe utarakora subscribe, ni wo mwanya wo kugira ngo uyikore. Nawe warayikoze, kora share, bimenyekanishe abantu benshi babimenye, kuko ni ubutumwa bwiza. Ndababwiza ukuri yuko ni ubutumwa kandi niho murabonera ubuntu. Ubutumwa kabisa, niba waba ushishikajwe no kujya gushaka ijambo ry'Imana ahatandukanye, niba wenda ushaka kumva ijambo ry'Imana bitakugoye, subscribe, it's very easy, only just klikaho gusa ubundi tukabana muri gahunda za buri munsi. Naho rero reka tubane uko bukeye uko bwije kubw'umuhati wawe. Rero umurongo wa mbere mu mubwiriza igice cya kane haravuga ngo nsubiye inyuma mbona iby'agahato. Nsubiye inyuma mbona iby'agahato byose bikorerwa munsi y'ijuru, mbona n'amarira y'abarengana babuze kirengera. Nsubiye inyuma mbona iby'agahato byose bikorerwa munsi y'ijuru, mbona n'amarira y'abarengana babuze kirengera. Iyo ni Bibiliya, ni ukuri kubitubwira. Ngo yasubiye inyuma ngo abona iby'agahato, isi irimo agahato, irimo akarengane, ni ukuri kandi ngo abo bantu bari babuze kirengera. Reka dukomeze rero. Nuko ububasha bwari bufitwe n'abarenganyaga bari abarenganwa. Ububasha bwari bufitwe n'abarenganyaga, kandi ntibari bafite uwo kubahumuriza. Ni ukuvuga ngo rero biragoye kandi ntabwo biba byoroshye. Ni ukuri mu kazi aho uri ushobora guhura n'abantu bakurenganya, kandi birahari abantu bararenganwa cyane, kandi nanjye uriho ndabibabwira, nanjye byambaye ahantu henshi cyane. So ntabwo ariyo topic nshatse kuvugaho, ahubwo icyo twimakaje imbere ni uko twumvira ijambo ry'Imana tugakuramo ko icyo nifuza kugirirwa ari nanjye nagomba kugirira abandi. Icyo nanjye nagomba kugirira abandi. Niba wifuza kubaho neza, kubera iki mugenzi wawe wumva ko yabaho nabi? S'il vous plaît. So twafatanije, niba wumva yuko wararuriye neza, reka mugenzi wawe nawe ashake ace inshuro. Ni ukuri niba mukorera ku iseta imwe, tujye kumurenganya. Niba mubonye abakiriya mu bagabane, niba muri mu kazi, reka kureba mugenzi wawe igitsure, reka kujya gushwanisha mugenzi wawe ku babosi. Muhahe mwese, dore turi munsi y'ijuru, ntawamenya ejo hataha, ntawamenya wowe uri kurenganya mugenzi wawe ushobora no gutambereye, kandi ni ukuri byose ubuke ibyo uri kumurenganyiriza kugira ngo wunguke, kugira ngo inyungu zikubane nyinshi, ni ubusa. Ubwo busa tugiye kugenda tukurikirana hano, murabwumva uko ibintu bihagaze. Nuko rero ngo nicyo cyatumye nshima, maso yanjye se nagakireba mama. Nicyo cyatumye nshima abapfuye kuruta abazima bakiriho. Umubwiriza yaravuze ati nicyo cyatumye nshima abapfuye kuruta abazima bakiriho. Niba ngo ni ukuri bose barutwa n'utigeze kubaho, akaba atabonye imirimo mibi ikorerwa munsi y'ijuru. Abo bantu bose barenganya abandi barutwa n'abatarigeze kubaho ngo babone ibintu bibi biri kubera kuri iyi si. Mu bwiherero, mu ma ofisi, mu mabiro, ahantu hagiye hatandukanye, mu tuzi, ku ma workplace, ahantu hose habera uturengane twinshi cyane. Ni ukuri rero uyu mwanditsi aravuze ngo yewe ngo ibi bintu sinzi niba muri kubikora ngo mwumve uburyo ngende kubyumva. Ngo ni ukuri bose barutwa n'utigeze kubaho, akaba atarabonye imirimo mibi ikorerwa munsi y'ijuru. Murabizi, wakorewe akarengane uze kuza kutwandikira hano kuri Mutima Channel, ushireho comment utubwira akarengane wahuye nako. Ni comment, ibintu bisanzwe kugira ngo abantu benshi bagende bahumurizwa, kuko burya iyo habonetse ubuhamya bigenda neza cyane. Dukomeje ku murongo wa kane haravuga ngo
kandi mbona imirimo yose n'iby'ubukorikori byose yuko ari byo bituma umuntu agirira ishyari mugenzi we. Ngo imirimo yose n'iby'ubukorikori byose nibyo bituma umuntu agirira ishyari mugenzi we. Ibyo nabyo ni ubusa. Ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ku murongo wa gatanu, ngo umupfapfa aripfumbata agasigasira umubiri we. Umurongo wa gatandatu turagira ngo urushi rumwe rwuzuye rufite amahoro. Kugira urushi rumwe rwuzuye rufite amahoro biruta amashi yombi yuzuye afite umuruho no kwiruka inyuma y'umuyaga. Aho kugira rero ugira ibya mirenge urumva byinshi cyane, sibyo? Babigiranije n'ugira amashi abiri abumbatiye, ariko abumbatiye wiriwe uri gushoza stress abantu ntibagihumeka, mu kazi abantu bari kwicwa n'imiruho n'ibiki byose uricaye ahubwo ukabashyiraho stress ngo iki gitutu kitagira n'aho giturutse. Aho kugira rero ngira ibyo ngibyo, oya, ahubwo byarutwa nkazajya njya mu kazi, nkajya mu kiraka, nkaba umukajo, ngakora isaha imwe, nkazajya mpembwa dukeya twanjye turimo amahoro, aho kugira ngo njye ibiryo biriho umuziro, njye ibiryo cyangwa mbone amafaranga arimo kugoka, arimo nyine bisa ngo no kwiruka inyuma y'umuyaga ariko warenganyije abandi ntacyo bimaze. Ubwo rero hagati aho ibirenge ni wowe ubwirwa, niba rero mu kazi urenganya abandi, iyi ni isaha, ni igihe cyo kubona ubwawe ukiyevariwa, ukikorera ikizamini, ukikorera igerageza, ukavuga uti ibi bintu nirirwamo ese ni ahantu naba narenganije abandi? Kuko ni ukuri birahari, nibyo byuzuye, nibyo byuzuye, usanga abantu bateranya abandi, usanga kujya guteranya inyuma, ugaca inyuma ukajya muri ofisi kanaka gutya na gutya, gutya gutya na gutya, ugasanga mugenzi wawe nta mahoro afite. Hari n'uburyo abantu bagenda basezera akazi, umuntu agasezera akavuga ati abantu baranzengereje, barandembeje. Nyine bitewe n'uko nyine ntabwo wowe watanze umutekano, ni wowe ubwirwa, wowe udukurikiye, wowe aho uba wicaye mu kazi, muri ofisi, iki ufite akazi kawe, ufite akazi kawe, ufite kontara na mugenzi wawe agira kontara, ko atari bukure muri uwo mwanya mwatuje mwese mugahaha, ko ari byo byiza. Iyi ni Bibiliya iri kubivuga, ntabwo ndi kubikura mu magambo yanjye, sindi kubikura mu kanwa kanjye, biri mu Mubwiriza igice cya 4. Reka dukomeze. Ngo byose ni ubusa niko bavuze. Ngo nsubiye inyuma mbona ibitagira umumaro munsi y'ijuru. Hariho umuntu nyakamwe utagira uwo babana ndetse ntagire n'umwana cyangwa umuvandimwe, nyamara imiruho ye yose ntigira iherezo kandi amaso ye ntahaga ubutunzi. Ajya yibwira ati ninde mbikorera bikabuza ubugingo bwanjye ibyiza. Ibyo nabyo ni ubusa. Ni ngo urumva, ni ukuri, ni umuruho mubi. Kadusubiremo aha ngo hariho umuntu nyakamwe. Abo bantu muri sosiyete yacu barahari. Hari umuntu nyakamwe utagira uwo abana nawe ndetse ntagire n'umwana cyangwa umuvandimwe. Abo bantu barahari. Abo ngabo barahari, murabwirwa cyane. Hari abasore benshi ugasanga umuntu afite imyaka 40 yanze gushaka. Sinabwiye ngo mushake, ariko ku rundi ruhande ugashaka ibyawe n'ibyawe, ukumva ngo umusore ngo afite imodoka, ngo afite urupangu, ngo yabyigwijeho buri kimwe cyose. Iri somo ni iryawe, rirakureba. Umva ari byo biri kubwira, urumva? Noneho nta nubwo ufite n'umuvandimwe, nta kantu ufite, ntaki, ngo nyamara imiruho ye yose ntigira iherezo. Imiruho yawe rero musore, wowe mukobwa, wowe mugabo, wowe ki, ntigira iherezo kandi amaso ye nta nubwo ahaga ubutunzi. Ntabwo unyurwa, nicyo kibazo gihari. Nta kunyurwa guhari, sibyo? Ngo ajya yibwira ati, noneho agahorana imitima muri wowe, ukihorana umutima ugatekereza ati ninde mbikorera bikabuza ubugingo bwanjye ibyiza. Ninde uri gukora ibyo bintu? Ni iki kiri gutuma udashaka? Mubyara akana, noneho basi uvuga uti ndi kugokera uyu nguyu, sibyo? Ibyo nabyo ni ubusa. Rero umenye ko ibyo byose uri kwirukamo bitagira umuvandimwe, bitagira inshuti, bitagira umwana, bitagira umugore, bitagira iki, ibyo byose ni ubusa. Ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga, uruhira ubusa, uri kuruhira ubusa. Ni ukuri, ni umuruho mubi. Aha ngaha ni muri Bibiliya, mu Mubwiriza igice cya 4 ku murongo waho wa 8.
umurongo wose uri kuvuga ku muntu nyakamwe, ku muntu wirirwa yiruka ku butunzi bw'isi, ukirirwa uri kwirukanka uri gushakisha wapfuye amagara, ariko noneho bikarangira uri kurya wenyine, noneho noneho amaso yawe ntahaga, uri umunyamururumba, uri umunyabugugu, ahantu hose abantu barabazengereje, buriya ni nawe bavuga hariya hejuru rero, ni wowe uzengereza abantu. Ni wowe uzengereza abantu. Ntabwo bishatse kuvuga yuko wowe udafite umwana cyangwa udafite umuvandimwe ari we uzengereza abantu, ahubwo ni mu buryo bw'umwuka. Ni ukuvuga ngo ahubwo wowe wirirwa muri izo rwaserera abantu wabirukankanye n'ibiki nyine ubwo ushaka nyine uri nyamwigendaho, urashaka gukora wenyine, urashaka inyungu zawe wenyine. Ese abantu nibasezera bakagusigira akazi uzagakora wenyine? Ntibizagucanga, bizaba ibibazo bikomeye. Rero mwebwe muri mu kazi imitima iri kubarya bitewe n'uwo muntu wabazengereje, impumure byose ari kubira ubusa, isaha n'isaha muzatabarwa, kandi uwo muntu azabona ko ari kwibesha mu izina rya Yesu. Amen. Reka dukomeze ku murongo wa 9 haravuga ngo ababiri baruta umwe, wowe ni wowe ubwirwa, wirirwa uruzengereza abantu n'ibiki byose, reka kuzengereza abantu, kuko abo bantu nibakwiyungaho muraba babiri. Umuntu urimo urakandamiza nakwiyungaho muraba babiri. Baravuze ngo ababiri baruta umwe, ngo kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. Ku murongo wa 10, kuko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, iyo ucitse intege mugenzi wawe niwe ukubyutsa, niwe ugufata mu ntege, niwe ukujyana. Urumva ababonye iyo umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari wenyine atagira umubyutsa, aba agize ate? Aba abonye ishano. None se ubwo uri wenyine, utsikiye uri wenyine, reba nk'ubu ngubu uburyo ibintu biba bihagaze, ugasanga umuntu arwaye umutima, abuze umwuka. Ibaze warazengereje abantu, uzi ko ushobora kubura n'umuntu ukwitaho, bakavuga bati mukireke gipfe, mukireke mukihorere n'ubundi cyari cyaratuzengereje. Ni ukuri ukarinda ushiramo umwuka batagutabaye, bitewe n'iki? Nyine ni wowe wari uruharwa n'ibiki byose. Ese ujya wimagina yuko wambaye umubiri, wambaye inyama n'amaraso, uzi neza yuko isaha n'isaha ushobora gutaha, kandi ushobora gutaha noneho bikabera mu maso ya babandi wirirwa ukandamiza, babandi wirirwa wabujije agaciro, wirirwa wabatesheje amahoro, babandi wirirwa watesheje umutwe, babandi wirirwa uri kuvuga ngo ntacyo bakora nta n'icyo bamaze, wirirwa wabasopanije kwa bosi, ibintu byabaye ibibazo. Ni ukuri hagarika, kuko Imana iyi saha ishobora kukubuza umwuka, ishobora kuguheza umwuka, kuko uwo mwuka uhumeka hari aho waturutse. Rero ni ukuvuga ngo uko twese turi abantu, turi inyama n'amaraso kandi tuva amaraso, reka tube umuntu umwe, umenye ko mugenzi wawe icyo ushaka nawe agishaka, ubuzima bwiza ushaka na mugenzi wawe arabushaka. Ni ukuri haranira yuko ibyo ugirirwa nawe wabigirira mugenzi wawe, ibyiza wiyifuriza mugenzi wawe ko yagira gute, nawe yabigeraho. Hano baravuze ngo uramutse ugwiri wenyine ntabwo wabona ukwegura, ariko ababiri baruta umuntu umwe. Ni ukuri ni wowe ubwirwa, wawe ni wo hejuru, wowe nyakamwe, wowe wirirwa ukandamiza abantu. Ni ukuri igihe uzagera muri situwasiyo ikugoye kandi mu kazi, igihe bizaba ibibazo, raporo zakunaniye, kandi hari umuhanga wirirwa ukandamiza wa muntu waje agusanga, ukabona umuntu araje abonye akazi, ni mushyashya, aje muri kampani runaka, akishimiye abonye akazi, ariko sha ukamuca intege, ariko sha ugahita umusopanyiriza, ugahita umuca intege. Yasezeye akazi ke keza, araje ngo asanze abantu bazima, naho asanze amadayimoni, asanze abantu ba feke cyane, abantu babaringa. Warangiza ayo mashari n'imijinya n'imitima mibi n'amasura afunze, ibyo bintu mubona bimaze iki? Ntacyo bimaze nta na gito. Ahubwo icyiza ni uko waca bugufi ugakora n'umuntu wese Uwiteka akoherejeho aho ngaho uri gukorera, ubundi ukabona nawe ishimwe, ukazabona ni ukuri ubugingo buhoraho, nk'uko Bibiliya igenda ibidukangurira. Kuko aha ngaha ntuzaza kugwa wenyine, ni ukuri uri wenyine nta muntu uzagutabara, kuko nawe ntabwo wigeze utuma bagenzi bawe babona amahoro, ntiwigeze utuma bagenzi bawe babona agahenge, ahubwo igihe cyose mwari kumwe warabakandamizaga, and ntuzagerwaho n'akaga. Rero ukabona ntibagutabaye, si uko bazaba bakwanze, ahubwo ni uko bizaba ari kwa kundi Imana yaturemye, noneho bigasanga umuntu aremanwa ibintu bibiri, aremanwa umutima mubi n'umutima mwiza. Twarabibonye n'ubundi ni hano mu Mubwiriza igice cya 9 kuva ku murongo wa 4 gukomeza, muzabisoma muzabibona.
umuntu aremanywe imitima ibiri, afite ibyiza muri we n'ibibi. Rero nugira ikibazo ukabona abantu batangiye kwimyoza, si uko bakwanga, ahubwo ni uko baremwe nk'uko nawe uremwe, nawe wabakandamizaga ubyibuke neza, nawe wabagiraga gutyo ukabafungira amazi n'umuriro, ukajya kubasopanya kwa bosi, umuntu yatambuka akabona ni igicibwa, akabona ni ibibazo. So none nawe uhuye n'ikibazo, ninde uragutabara rero? Menya rero ko nta mutwe umwe wifasha gusara, ahubwo niko babivuga ra? Nta mutwe umwe wifasha gutekereza? Ntabwo mbizi neza ariko nta mutwe umwe wifasha gusara, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nta muntu nzigira mu kinyarwanda wenda ntabwo ushobora kwifasha kubaka inzu uri wenyine ngo uyizamure udafite abayede, wowe mufundi, wowe mwubatsi, ugasanga uri gupyinagaza abayede bawe, ugasanga n'amafaranga babageneye ugenda unushuraho utuntu duto duto ku bafundi ni henshi cyane. Abanyabiraka bo baba baragowe, noneho ukumvikana ngo angahe gutya na gutya, ugasanga wowe ni wowe ujyanye menshi, wa muntu nyamara umaze iminsi ari gukora cyane, agize atya atahanye umuruho, wowe imvune zabo nizo uri kurya gusa. Reka dukomeze rero, ngo abameze batyo abo ngabo bazajya muri Gehinomu kandi bazagwa mu muriro udashira. Kandi mwibuke ko ubwo butunzi ni ukuri ntacyo bimaze, ahubwo byagereranijwe ngo ibyo nabyo ni ubusa kandi ni ukuri ni umuruho mubi. Hari muri Bibiliya babivuga. Noneho ngo maze kandi ababiri iyo baryamye barasusurukirwa, ariko uri wenyine yasusurukirwa ate? Icyo ni ikibazo batubajije. Umuntu naho yanesha umwe, ababiri bo bamunanira. Umuntu naho yanesha umwe, ababiri bo ngo bamunanira, kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba. Mbifurije rero kugira ngo aho muri mu kazi, aho muri mu rugo, urugo rwanyu mwiyunge, umugore n'umugabo muhuze n'abana, ubundi mufatane urunana. Ni ukuri nta muntu uzigera abinjirana, ahubwo ibintu byose bizagenda neza kuko mufatanye urunana, ngo inyabutatu ntabwo ishobora gucika vuba. Iri ni ijambo riri muri Bibiliya. Mu kazi rero nimufatanya mugakora teamwork, ibintu bizagenda neza. Kuva uyu munsi wa none ukimara kumva ikiganiro, reka amatiku, ni ukuri bana na bagenzi bawe mu mahoro, ni ukuri bagenzi bawe bakwiyumvemo, kuko burya umugenzi wawe niwe utuma ibintu bigenda neza. Ni ukuri ibikorwa n'umusaruro ukaramba, kandi umusaruro mwese ukabageraho, ari wo mushahara mubona, ndetse bose wanyu akabashimira cyane. Umuntu naho ngo yanesha umwe, ababiri bo bamunanira, kandi umugozi w'inyabutatu ntucika vuba. Uyu mwanditsi rero w'umubwiriza yageze aho arakomeza ku murongo wa 13, baravuga ngo umusore w'umukene ufite ubwenge aruta umwami ushaje w'umupfapfa utacyemera kubwirwa inama. Bifurije rero kuba uyu musore w'umukene, ni ukuri mukareka kuba nk'uriya mwami ushaje utakigirwa inama. Aho uri muri kampani, aho urimo urakorera, aho uri niba uri umugabo mu rugo, umwana we yakugira inama bigakunda. Ni ukuri reka kwigira umuntu w'ikinani mu mutima wawe ngo ntabwo wagiga inama, kuko hano biragiranijwe ngo umusore w'umukene ni ukuri araruta umwami utakigirwa inama. Ku murongo wa 14 umubwiriza arakomeje aravuga ngo kuko yari avuye mu nzu y'imbohe ngo yimikwe, ndetse mu gihugu yimitswe nicyo yavukiyemo, ariko nicyo yavukiyemo ari umukene. Ku murongo wa 15 ngo nabonye abantu bazima bose bagendera munsi y'ijuru, baherereye mu ruhande rw'uwo musore wazunguye umwami. Amen. 16 ngo abantu bose yategekaga ntibagiraga uko bangana, yategekaga abantu benshi cyane, ngo ariko abazakurikiraho ntibazagira gute? Ntibazamwishimira. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko yari umukene nyine. Umukene ntabwo yumva. Nzabasomera amasomo ari mu bintu by'abakene n'ibiki byose. Umukene ijambo rye ni ukuri ntabwo rijya ryumvikana, kandi ngo naho yaba ari umuhanga ate, kumwumva biragoye, kandi aba yakoze uko ashoboye. Hari umukene umwe rero wigeze abaho mu rusisiro runaka, noneho
haza kuzamo ibintu by'ibibazo, bitewe n'uko uwo mukene yari azi ubwenge bwinshi, ageze akoresha ubwenge bwe arokora imbaga nyamwinshi yo mu rusisiro. Ahubwo icyababaje ni uko imbaga nyamwinshi mu gihe yari amaze kuyitabara, barongeye bamwima ijambo ko yari umukene, kandi yari amaze gukiza abakire, amaze gukiza abandi rubanda nyamwinshi, ariko ijambo rye ryaranzwe. Ariko aho kugira ngo mbe umukire w'ikinani, mbe umuntu nyine uri aho ngaho, ahubwo nakwibera iki? Nakwibera umukene, ngagira ijambo ryo mu mutima, kandi nkazajya nisengera Imana yanjye, kuko Uwiteka uri mu ijuru arebera hose icyarimwe. Hari ahantu batubwiye ngo imbwa cyangwa se intare yapfuye irushwa imbaraga, irutwa n'imbwa ikiri nzima. Imbwa nzima iraruta intare yapfuye. Ibyo ngibyo birumvikana cyane. Ubwo rero umubwiriza arimo aradukangurira ibyo bintu bikomeye cyane, kugira ngo turusheho kwitekerezaho mu buzima, turusheho kuba abantu badapyinagaza abandi, turusheho kwicisha bugufi, turusheho kugenda dusenyera umugozi umwe aho duherereye hose. Nuko rero dusoza n'aya masomo, ngo biravuga ngo ni ukuri ibyo nabyo ni ubusa. Biriya byose tuvuyemo ni ubusa. Ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Kugira ngo habwirwa benshi hakumva bene yo. Reka twikomereze ku murongo wa 17 ufite umutwe w'amagambo ugira uti iby'Imana bikwiriye kwitonderwa. Iby'Imana bikwiriye kwitonderwa. Rero kuva uyu munsi itondera iby'Imana. Umurongo wa 17 uragira uti nujya mu nzu y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe. Niwegera ukumva biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa, kuko batazi ko bakora nabi. Ntuzigere wumva ko ugomba gutamba ibitambo by'abapfapfa, ko baba batazi yuko bakora nabi. Ikiruta byose ni uko dukuyemo isomo rikomeye rivuga ngo iby'Imana bikwiriye kugira gute? Kwitonderwa. Igihe cyose rero ugiye kugira icyo uvuga, ukuri ujye witonda. Ngo ntukihutire kubumbura akanwa kawe. Mu gice cya 5 ku murongo waho wa mbere aravuga ngo ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishushu yo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru nawe ukaba hano ku isi. Nuko rero amagambo yawe ajya aba make. Uyu munsi wa none mwese mucishe make, twese ducishe make, tujye tuvuga twatekereje. Kuvuga ibintu ibyo twiboneye, ntabwo ibyo tuvuga byose ariko ari ingirakamaro. Reka rero mbashimire abo twabanye. Imana ibarinde, mukomeze mugubwe neza. Twaje dusoze n'isengesho. Asubuhi ya uzima itafika mlangoni, kwa ajili ya mpito nitapata kuingia. Asubuhi ya uzima. Haleluya. Ntabatindiye rero, reka nk'uko bisanzwe dusoze n'isengesho. Ndabashimiye mwebwe mukomeje kubana natwe. Ni ukuri twumvisha amagambo akomeye cyane ngo ibibi n'imiruho byo muri uwo bugingo ni ukuri biteye ubwoba. Twizemo ibintu bikomeye cyane: kudatsinagaza abandi, kutabima umwanya, kutabasupanya kwa ba bose wacu, kwima abantu agaciro, umuntu ukamwima, ukamuzuzubya, yagira icyo akurukanga ukabona ko ntacyo amaze. Ni ukuri tugerageze guhereza bagenzi bacu agaciro. Amashari tuyagabanye mu tuzi dukora twa buri munsi. Ni ukuri tubane neza mu mahoro, kandi Uwiteka azakomeza kugenda atugirira neza. Reka rero mbashimire mwe twabanye muri iki kiganiro. Mukomeze mukore share, mukore subscribe. Turi kumwe. Uwiteka abagire neza. Ciao ciao.
ikiganiro cyo nakagaruka ni mutima cano, yewe ndi Jean Marie bisanzwe, umwami abagirire neza. Reka dusoze n'isengesho. Yesu amenifungua dando subira. Ndagushimiye Yesu Kristo uri Imana nyamana, wowe utumye n'ukuri bigenda neza. Aho rero usanga umuntu wese urimo kumva ikiganiro, ni ukuri umwagurire amarembo, umuhereze kutaba nyagasani uwo kumva ko yasuzugura abandi birirwana aho ari ho hose. Sanga abagore n'abagabo bahane agaciro mu miryango yabo, babane neza. Tumaze kubona yuko ababiri ni ukuri nta kibananira, kandi abari kumwe banesha ubumwe nta kabuza. kandi iyo umuntu umwe aguye ngo kugira ngo yihagurutse biragorana, ahubwo bisaba ngo babe ari babiri kuko byoroha. Iyo umuntu aguye rero undi aramureberera. Aho rero reka twitandukanye n'uriya nyakamwe tubonyemo hariya, kuko ibyo yirukagaho byose ari ubusa, ndetse yareba hirya no hino akibaza ibibazo bitandukanye, akibaza icyari kugokera akakibura, ni ukuri byose bikaba ubusa gusa. Aho rero duhereze kuri nyabutatu mu miryango yacu, kuko inyabutatu ntabwo yapfa gucika uko yiboneye. Reka umuryango ni nyabutatu n'ubundi uko wabiremye, ni umugore ndetse n'abana n'umugabo. Iyo rero bunze ubumwe bigenda neza, ubundi ukahaba, ubundi ukabana nabo muri iyo paradizo, muri iryo juru ritoya. Reka rero abagabo, abagore, abasore, inkumi, aho baherereye bose ubahereze umugisha, ubarinde kuba nyakamwe nk'uriya musore twabonye aramubwiriza uhereye ku gice cya 4 umurongo waho wa mbere. Icyo gice cyose kiratubwira kubaho tudatsinagaza abantu, kuko ibyo tuba turimo turagokera byose nta mahoro aba birimo, ni ubusa. Birarutwa nuko twagumana ubutunzi bwuzuye ikiganza kimwe, aho kugira ngo tugire ubutunzi bwo mu biganza byombi ariko bwuzuye umuruho n'amarira. Ibyo byose turabyamaganye mu izina rya Yesu. Reka rero duteze amatwi ubane n'Imana. Uwiteka aguharize ibyifuzo, Uwiteka abane nawe, Uwiteka akumvire gusenga, Uwiteka ni ukuri amanukira aho uri gukorera, agere mu iduka ryawe akore ibitangaza, agere ni ukuri mu modoka yawe niba ari iyo business ukora, akurinde impanuka n'ibibazo byose, agere muri kampani, abakozi bawe abahereza umugisha, bumvikane, inyungu ziboneka ari nyinshi. Ndasenze rero mu izina rya Yesu ngo umudayimoni utuma haza umwuka mubi, ugasanga ahantu ni amatiku, ni amakimbirane menshi mu bakozi, ugasanga ni ubudode, gushwana kwa hato na hato, ibyo byose turabitsinze mu izina rya Yesu. Reka byose bigende neza, amina. Ndabashimiye rero ikiganiro cyo nakagaruka, njye ndi Jean Marie nk'ibisanzwe, ni mutima cano. Reka rero mbifurize kugubwa neza, nawe ubutaha mvuze si kera n'ejo. Kora subscribe niba utarayikora, ukore share niba waramaze gukora subscribe, kandi uduhereze comment ukimara kubona iki kiganiro kikugezeho, kuko mu buzima bwa buri munsi gusenga nicyo mbifuriza, mukabaho ubuzima bwiza buzira amatiku n'amakimbirane, ahubwo mugubwe neza kandi mukundane, mwubahiriza amategeko twaraye tubonye. Amategeko abiri aruta ayandi yose, ngo ukunde Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ndetse ukunde mugenzi wawe uko wikunda. Ubundi tuzabaho mu isi izira uburyarya, izira ibibazo, kuko amaherezo twese tuzapfa. Kandi ni ukuri mureke tuzataha ijuru tumeze neza. Ciao ciao, nitwa Jean Marie.